Akazi nkora mu budekorateri, akazi amazemo amezi 6. Imbogamizi mpura nazo ariko ntabwo ari kenshi cyane, ni uko ushobora guha umuntu ibikoresho ntabikugarurire vuba cyangwa se akaba yagenda akabiheramo. Iyo niyo mbogamizi. Uburyo nitwara mu mbogamizi mba mpuye nazo ni uko ntabwo nakinga, ahubwo ndeba nk'umuntu akaba yasigaraho hanyuma nanjye nkakurikirana bya bindi. Ugereranyije aho narindi n'aho ngeze ubu, aho narindi ni habi. Mbere ntarajya mu kano kazi nashobora kwaka ababyeyi amafaranga, kuba nakenera umwenda mvuga ni mama rwose nkabona nabuze umwenda cyangwa se mfite urashaje, mbega se nkeneye guhindura n'agakweto, mbega nkabisaba ababyeyi. Ariko ubu ngubu aho ngeze sinshobora kubasaba, ngomba kumenya icyo nkeneye nkakigurira ntaruhije ababyeyi. Akazi k'ubudekorateri icyo kamaze kungezaho muri aya mezi 6 kandi nzi ubushomeri, ntabwo nagiyeho ngo nsabirize cyangwa se ngo ngire icyo nyeneranyije. Kimwe nambamo nishyura amafaranga 1,200 za buri munsi. Ikintu nteganya kugeraho ni uko hari amafaranga runaka nteganya mu minsi iri imbere kuzaba mfite. Nshobora kuguramo nk'ikibanza, nshobora kuguramo niyo naguramo n'iyo moto, cyangwa se mbega ikaba iri aho mu muhanda. Ariko ibyo byose ni iterambere mba nteganya imbere yanjye. Umuntu arategura ko uko bizinesi igenda buri munsi, umuntu aba ashaka ko amafaranga yakiyongera, ukava ku yo uriho then ukagera hejuru, ukajya ku mafaranga menshi. Ariko icyo nteganya amaze kugera ku mafaranga menshi ni uko ntaba nari mu nzu y'ubukode, ndi gukorera mu nzu yanjye. Inama naha urubyiruko ni uko bakora amaboko mu mufuka bagakora akazi ako ari ko kose, bakagakora batitaye ngo kano karama amafaranga make, kano karama amafaranga menshi. Akazi ako ari ko kose bakagakora, kubera ko niyo waba winjiza 500 ku munsi, ntago waba wayibye abavuye mu mbaraga zawe kandi utanasabirije. Agira akamaro akugirira kandi ugira n'icyo ugeraho.